Tema. Semeni haleluya. Ariko tuje mu mukunga hakika. Tutaza kubwirizwa tuje gufata umuryango. Baze kwinjira muri gahunda yabo umukunga wacu ugeze kati. Siko bimeze. None ga mabure naje kuri seti. Isubizo n'abatambuka basigizanye na zicaza batuyobore mu mukunga hasigaye twaba twinjira umukunga. Tuzamura Imana icubahiro. Tuzamura abamaze kwinjira muri cyose. Kuko Imana ntizitoranye igiye gukora umurimo izi gukora gusigishaki rero tuzamure Imana ishubahiro kugira ngo Aimable abarengera senti neza namara atwinjiza mu gitaramo.
Tema ufupi na urefu. Tema. Hagi murongera gusimbira hagi mureke tange tereyose umuntu nagaka revelation atambuka jari agaruke niko Kristo teza akombesha tumaze kwa gaho tuzo tangi turi ku murongo abende turamenyera umuri muri kuza akitanga abandi icyo ni kosa mu simbira muza tuza abakameramani abo umwanya wawe uhagije nta gusimbiriza abasaza bafashwe utangira kuri pade witonze ntawe ukurikuje turavamo na saa saba z'ijoro kima lombeza la kuri nimuze kima muze bisu buye kureba abantu baracyari muri picture baracyari mafoto witonde none mureke batunta bakambenga kandi ntaraza muri igihugu kandi tugomba kwizera ko ikintu cyiza dore ko abantu bahagaze imbere y'abantu yakoze 2012 yavuye hano i Kigali ataha ubukwe bwa Nairobi ke 2012 Zango bafashe imyaka myinshi ariko nagize guca mu bukwe mbona arambira ati uracyarageza aho ngaho none wakarusho ashatse n'iwacu kuba sinzi akukuze ngudura esa none babo uzi umukunga cyo gushuranga wo mu bukwe witonde uzamure neza n'ubundi abavuga bavuga nanone twavuze ariko ugira umukunga usa neza kuko ikintu umuntu arimo ntaza kigirira isoni ifitiye nzazina kumva merewe neza kumva ngo neza kandi ushaka umugati wicare turuta nta kintu
ukitaka neno tunapeana, ukitaka maombezi tunapeana, ukitaka kuhubiri tunahubiri. Yesu yaduhaye byose n'ameza tweta kwizera n'umugenzi wacu. Zamuka papa, sigaye tuzamuke turaritegura wamuzamuka rwose. Zamuka